Twongeye kubasuhuza inshuti dukunda, uyu mwanya twagarutse kugira ngo twongere tuganire, twongere duhugurane, twongere tugire icyo tuvugaho ku byerekeranye n'indangagaciro ndetse na kirazira by'umuco nyarwanda. Uyu munsi tugiye kwiga ku byerekeranye ku ngingo ifite umutwe yitwa menya icyo abakuru batekereza ku ndangagaciro na kirazira by'umuco nyarwanda. Ibi akaba ari inkuru yanditswe n'uwitwa Alice Mukashyaka, akaba akorera ikinyamakuru cyitwa Kigali Today. Tukaba tugiye gutangira rero kuganira kugira ngo tumenye ese iyo bavuze indangagaciro ni iki, iyo bavuze kirazira ni iki, tumenye ubundi se umuco nyarwanda wari ugizwe n'iki, mbese tugende byose tubiva umuzi n'umuzingo, twongere twihugure, twongere tumenye ese u Rwanda rwacu rwari ruhagaze rute, ese aka kanya ruhagaze rute ku byerekeranye na kirazira, indangagaciro z'umuco nyarwanda. Indangagaciro na kirazira ni imigirire n'imvugo z'umuco nyarwanda zibuza abantu imigirire, ingeso cyangwa se imyitwarire runaka. Kuko nk'uko zibivuga, uzirenzeho bishobora guteza umuntu, umuryango cyangwa igihugu ibyago by'uburyo butandukanye. Aha turaza kugaruka ku mugabo bita Musenyeri Aloys Bigirumwami, yanditse igitabo kivuga ku ndangagaciro na kirazira by'umuco nyarwanda. Bamwe mu bakuze bavuga ko ireme rya kirazira z'umuco nyarwanda zibumbatiye amasomo atandukanye mu buzima bw'abanyarwanda, nko kubika ibanga, kugira isuku, kubaha, kwitsinda, ikinyabupfura n'andi menshi. Abakurambere bajya guhanga izo kirazira, hari isomo wakita nk'umutima wa kirazira babaga bashaka guha abantu b'ingeri zitandukanye. Uwubahaga izo kirazira wese niwe wabaga ari umuntu nyamuntu, akitwa imfura, yaba ari igitsina gore akitwa umwari cyangwa umugore w'umutima. Umusaza Kanyandekwe w'imyaka 79 wo mu karere ka Bugesera, umurenge wa Mayange, avuga ko hari zimwe muri kirazira n'inyigisho zabaga zishaka gutanga ubutumwa nko kubungabunga isuku. Ati hari ubwo bagiraga bati kirazira kurara mu muvure, wahinduka umuhungu, cyangwa wararamo uri umuhungu ugahinduka umukobwa. Babivugaga bitewe n'uwo uriwe. Kirazira kwicara ku rusyo, waba igikuri. Iki gihe bavugaga ko umwana wese cyangwa se undi muntu wese ugerageje kwicara ku rusyo atabasha gukura, mbese ngo yegere hejuru. Ariko ibi ngibi iyo urebye gusa wavuga ko byari bibujijwe, ariko wakibaza niba abantu bagufi kugeza aka kanya cyangwa se abo ngabo bita ngo ni ibikuri baricaye ku rusyo bose, wabyibaza ibyo bintu. Kirazira kandi kwicara ku isekuru ko waba igikuri, naho bavugaga ko umuntu wicaye ku isekuru ashobora kuba igikuri. Watandukana cyangwa nanone ngo kirazira ku mukobwa kurunda ibishingwe mu nzu ko yazahera iwabo. Ni ukuvuga ngo umwana w'umukobwa iyo yajyaga gukubura cyangwa kweyura ahantu handuye, yafataga umweyo koko agakubura, cyangwa nk'uko babivuga ngo ni ukweyura mu zindi ndimi z'ikinyarwanda, mu rundi buryo bw'ururimi rw'ikinyarwanda, bavuga ko iyo yakuburaga hanyuma imyanda yakubuye akayerekera mu nzu, bavugaga ko uwo mwana w'umukobwa atazava iwabo, ko azahera iwabo, mbese atazabona umugabo mu yandi magambo. Asobanura kandi ko ubusembwa bujyanye n'ubugufi bukabije ugereranyije n'abandi, guhindura igitsina ukagira icyo utavukanye, umuntu wese arabitinya. Urusyo ni igikoresho gakondo. Ubundi tugaruke inyuma tubanze turebe, ese twari tumaze kubona icyitwa kirazira, ese urusyo rwoho ni iki? Hari abana benshi cyangwa se n'urubyiruko rw'iyi minsi rutazi bimwe mu bikoresho gakondo byakoreshwaga. Ahangaha twavuga nk'iyi sekuru bavuze, twavuga urusyo, twavuga ingasire, cyane ko hari n'imigani yagiye biturukaho, nko ku rusyo hari aho bavuga ngo nidukoma urusyo ngo dukome n'ingasire. Aha baba bashaka kuvuga ko umuntu wese uko yaba ari kose, icyo yaba ari cyo cyose, agomba kuba yagenzurwa, ko nta muntu uri hejuru y'abandi ku buryo atakora ikosa ngo ribashe
kuba abandi nyine barireba nabo ngo babone ari ikosa. Aha ngaha rero bagaragaje ko urusyo ari igikoresho gakondo gikozwe mu ibuye rikomeye rukagira n'ingasire. Aha ngaha muri izi nyandiko ntabwo babisobanuye neza, ariko ubundi iyo bavugaga ko bagiye gusya bafataga urusyo bagashyiraho nk'amasaka, barangiza bagafata ingasire akaba ariyo bagenda abatsirura, mbese bakobora ayo masaka, barayakoboraga ku buryo aba ifu. Iyi fu rimwe bayivugishaga umutsima cyangwa se abandi bakayikoresha bateka igikoma. Abanyarwanda baseraga amasaka n'uburo bashaka ifu yo kuvugamo umutsima cyangwa kwengesha ibinyobwa bitandukanye. Umuvure nawo wengerwagamo ibitoki, gusa ntibivuze ko ari kera gusa n'ubu ngubu batabikora hamwe, aho umuco wabyo utaracika. Mu ndiba yawo habaga hashashe neza. Isekuru nayo ni igikoresho basekuriragamo. Ubwo tuvuye ku rusyo n'ingasire tugarutse ku isekuru. Isekuru yo ni igikoresho basekuriragamo amasaka cyangwa imiti itandukanye, ku buryo nayo yagombaga kugirirwa isuku cyane. Bitewe n'uwo mumaro ukomeye, urusyo n'umuvure ni ibikoresho byagombaga kubahwa na bose, uhereye ku bana batazi ubwenge bakabitozwa kandi bakabitora. Ubwo kuvuga ko babitojwe kandi bakabitora bishatse gusobanura ko babwiwe neza imikorere yabyo, hanyuma nabo bayifata mu mutwe, nabo batangira kugira uruhare mu kuyubahiriza. Kuko mu muco nyarwanda abana ari ndakumirwa mu gusabana na buri wese. Bashoboraga kwicara aho babonye hose hababangukiye, byashoboraga no gutuma bicara no ku rusyo kubera kutamenya umumaro warwo, kandi mu Rwanda rwo hambere ntabwo abantu bose bagiraga ubushobozi bwo kwambara ngo bikwize. Abana nabo bambaraga bamaze kuba bakuru cyane ugereranyije no muri iki gihe. Iki gihe urasanga umwana akimara kuvuka bahita bamwambika imyenda, bakamwambika buri kimwe cyose, bakamwambika akikwiza, mu gihe uwa kera we iyo yavukaga bamwambikaga uruhu rw'intama, narwo bakaba bararukuye nko ku ntama bishe. Urwo ruhu rukaba rufite amoya, ya moya uruhande ruriho amoya akaba arirwo bamushyiraho kugira ngo aze kuba nyine nk'uri mu ipamba, mbese ataza kubasha kumva imbeho cyangwa se ubukonje. Usesenguye neza usanga muri kirazira z'umuco nyarwanda, abanyarwanda barigishaga isuku babinyujije muri kirazira. Bababwiraga batyo mu rwego rwo kubungabunga isuku y'urusyo, umuvure, isekuru ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwaga mu gutegura amafunguro. Kutarunda ibishingwe mu nzu nabyo ni ukwirinda umwanda wo mu nzu no gutoza umukobwa isuku. Aha ngaha nanone tugize ukundi kuntu tubigarukaho, cyane cyane nko ku isekuru cyangwa umuvure, uraza gusanga hari nk'igihe impamvu bagaragaza ko bigomba kugirirwa isuku, umuvure wengaga umutobe abantu bagomba kunywa. Rero kirazira kandi kikaziririzwa ko umuntu ashobora kujya kwenga, mbese akajya kwenga afite umwanda ku ntoki cyangwa se ku bindi bice bindi by'umubiri cyangwa se iby'imyambaro, ashobora kuza kuba yakwanduza ibyo ngibyo byo kunywa arimo ategura. Kimwe kandi n'isekuru. Iyi sekuru hari igihe rimwe na rimwe akenshi bayikoreshaga bahura nk'imyumbati cyangwa se nk'ibigori, bashaka kugira ngo bakuremo ifu yo guteka cyangwa se yo gukoresha ibindi bindi. Hari n'abahuriragamo rero n'imiti, nabyo ntitwagenda tutabivuzeho. Iyo miti akaba ari nk'imiti gakondo yo kuvura abana cyangwa se n'abandi bantu bandi, kubera ko ibyerekeranye n'ubuvuzi byo kwa muganga n'ibinini n'inshinge byari bitaraduka, ahubwo bakoreshaga imiti gakondo. Ubwo iyo tuvuze imiti gakondo ni
ni ibyatsi tugenda tubona, mbese bimwe ni ibidukikije, ibyatsi ndetse n'imizi y'ibiti. Hari nk'imwe mu mizi y'ibiti bakoreshaga bavura, uraza gusanga ni byinshi cyane ukurikiranye amateka yabyo, ariko nabyo tuzabibagezaho muri makeya. Aha rero si isuku gusa kandi bavugaga ko kirazira kandi zabungabungaga umuco ndetse n'isuku, kuko hari n'izindi kirazira zabaga zigamije gukumira ubusambo. Nk'uko umusaza Kanyandekwe abivuga ati, bavugaga ko kizira kurya umuneke w'icyimana, wazabyara ibimana. Kuko uwo muneke wabaga ugizwe n'imineke ibiri, bagiraga ngo utayirya yose wenyine uhe n'abandi. Arongera ati kirazira kurira mu buriri, wazabyara igisambo. Icyo gihe babaga bashatse kurinda umwana kurira ahantu hihishe, bityo aririye ahagaragara byamurinda kwiba ibiryo, ari nako bituma adateza umwanda mu kiryamo. Akomeza agira ati kirazira guterura umwishywa ntugire icyo umuha, warasusumiraga. Ubundi nk'umubyeyi aba agomba kurangwa n'ubuntu. Iyo babaga rero bashaka kwigisha abasore gutangira kwitoza kuba umubyeyi w'umunyabuntu, nibwo bafataga umwana, mbese bafataga umwishywa w'uwo musore bakamumuhereza ngo amuterure, kuko babaga bazi ko ari buze kumuterura amutange nta kintu atagize ikintu amuhaye, atari buze kumuterura ngo amutange nta kintu amuhaye. Naho Mukeshimana Anatariya w'imyaka 69 we asobanura ko hari kandi na kirazira zabaga zihatse ubutumwa bwo kurinda ubugome n'ikinyabupfura. Ati kirazira gutera umuntu ingata, kikazira gutuka nyogosenge, byabaga bishatse kwigisha kwirinda ubushotoranyi no guha agaciro umuntu cyangwa umubyeyi. Akomeza avuga ko habagaho na kirazira zo gutoza abana b'abakobwa kutiyandarika. Ati baravugaga ngo kirazira guterura igisabo utari isugi. Ibi ngibi wenda abantu benshi barabizi cyangwa se n'abandi ntibabizi, ariko mu by'ukuri mu muco nyarwanda kirazira kikaziririzwa, kandi kirazira kikaziririzwa mbisubiremo nk'uko umuco nyarwanda wabivugaga. Usibye ko muri iyi minsi ibisabo bitagikunze gukoreshwa cyane, hari n'uwo ushobora kubaza ati igisabo ni ngiki akakubwira ngo ntacyo azi. Bavugaga ko kizira ko ushobora guterura igisabo utari isugi, udashobora guterura igisabo utari isugi, kuko igisabo cyacundirwagamo amata, kandi kera iyo ikaba yari imirimo y'abakobwa n'abagore. Ibyo byatumaga umukobwa ahora yitwararitse ngo hato adata ubusugi bwe, agakora imiziro umunsi asabwe gucunda amata cyangwa kuyabuganiza mu gisabo, kandi akiri iwabo k'umukobwa. Ni ukuvuga ngo iyo wabaga ugiye gucunda amata cyangwa se kuyabuganiza utari isugi, ibyo ngibyo byari umuziro, byashoboraga kukugiraho ingaruka. Mu gitabo Musenyeri Aloys Bigirumwami yandikiye ku Nyundo cyitwa Imihango, Imigenzo n'Imiziririzo mu Rwanda mu mwaka w'1984, yagaragaje ko Abanyarwanda bahoraga bigengesereye mu migirire yabo ya buri munsi. Ibyo babikoraga bagira ngo badakora ibitajyanye n'umurage w'umuco wabo, bagakora ibizira, bityo bikaba byabateza ibyago mu miryango, bikagira n'ingaruka ku gihugu cyose. Nanone kandi mu mwaka w'2018, Inteko Nyarwanda y'Ururimi n'Umuco yanditse igitabo nyobozi cy'indangagaciro z'umuco nyarwanda, kigaragaza ko kirazira ari zo murinzi w'indangagaciro. Ibi bikerekana ko uwirinze gukora igikorwa kibi cyose aba arinze imico myiza, ariyo ndangagaciro zishingiyeho. Ibi rero benshi ntibabyitaho,
hari ubwo ujya gusanga wabwira nk'umwana ati yewe kora iki ngiki cyangwa se reka gukora icyo ngicyo dore byakugiraho ingaruka, waba ukoze umuziro umwana akakubwira ati birababaje kuba atugitekereza gutyo rwose, ahubwo akaguhindura umusazi, akakugira umuntu w'inyaryenge, akakugira umuntu utazi iyo biva n'iyo bijya, ahubwo akakwereka ko yari umunyabwenge, agatangira kukubwira uburyo kiliziya yakuye kirazira. Ni ukuri iyo urebye ubona bidasa neza, ntabwo mbese bikwiriye, birakwiye ko tugaruka kuri gakondo, tukongera tukagaruka ku muco wacu, tukongera tukagaruka ku ndangagaciro zacu nk'abanyarwanda nk'abanyarwandakazi, hanyuma tukiyubakira igihugu cyacu turi urubyiruko rushoboye kandi rushobotse, rufite intumbero nziza z'ejo hazaza, mu gukomeza kurinda no gusigasira umuco nyarwanda nk'igihugu cyacu. Mbashimiye rero uko twabanye, ibi biganiro byose muzajya mubisanga kuri Messenger Savio TVS, turabararika gukora subscribe ndetse no gukora share ndetse na like. Mu by'ukuri wemerewe no kwandika muri komenti ukatubwira ati ese iki ngiki mwazatubwiraho, twabibafasha cyane rwose. Nizeye ko rero mukomeza kugira ibihe byiza, Imana ikomeze kubana namwe, tubashimira ko mudahwema kudukurikira, Imana ibahe umugisha cyane, turabakunda.